ese neruye nkasaba imbabazi neruye nkabihindura twajyana mu bundi buzima neye intambwe imwe nkasaba imbabazi neruye can you forgive me nkabiva mu butazongera tureke gucengana bucece umuco ducigatira uducuma ducoca ibyacu bucece ducyaha abacirira uyu muco ururimi rwacu rw'ikinyarwanda rwinikiza hano mu Rwanda ururimi twarazwi bukuru ko mbona rutakaye ibihuru dutaye iwacu turatanye dushagaye ibyona n'ibyono n'ibidushushanya ngo namashyengo byadushitiye mu bushishozi mucyo ducungure dushishoza dushumika ibyatugeza abashonje reka ubushyongore bwikosha gushomoke ku bakuru buri mudidibuzo rw'imahanga ubazwa urw'iwanyu bure nacwa reka twongera tubaha ikaze cyane bakunzi b'Umwana TV tubaha ikaze kandi tubashimire muri inshuti zacu zakadasohoka ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha abari mu ntara zose zitandukanye z'u Rwanda ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali kapitali mwese mumererwe neza abanyarwanda n'inshuti zacu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese nimugubwe neza cyane kandi mumererwe neza Imana ibahe umugisha mu byo mukora reka mbwire ababyeyi nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza gufunguze konte waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gufunguza iyo konte ukoresha telefone yawe aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha iyo konte rero ni y'agaciro kuko uzigamira abana bawe ubuzima bukazagenda neza cyane ejo hazaza yes yes ndi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi cyogere mu nkubi gituza cy'umunihira ndi rutira muri karugatwika ababisharuko matanya batatanye rutisukirwa rutira uramvu rw'imiheto nka burusobe rusobekeranya amazina yazo nkazihonora n'inkuyo zazo ndemi wani center yego di umusore mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga kumureba nukurarama ndi gato cyane gafite ituza ko kadaterera ikigatunza kutega yombi kakagutoza nikaguteteshe kakagucyaha utoya akenge kakamutuma naho utuye kakagutashya ArtRwanda ubuhanzi second edition wow byiza cyane tuguha ikaze umeze neza inspect meze neza cyane my friend usiku nyingi mugani w'abaturanyi bacu bo hakurya hariya usiku nyingi bivuze neza iminsi myinshi ariko nubwo nabivuga nabi niba ntabyumva neza rega ndi umunyarwanda ntabirenze kuko hariya hari ubwo natwe bavuga ibyacu nabi sina ngombwa ngo tumenye ibyabo aya nta n'impamvu nimwe umeze ute meze neza cyane turakwakiriye kandi turakwishimiye cyane uri inshuti yacu nyuma y'igihe kitari gito ngushaka ndi bize ariko kubw'amahirwe turabonanye Imana ishimwe cyane kabisa amakuru ni meza duherukana kabisa turiho tuzengurukana za Burera n'ahandi ibintu ari munange ndabona ari ubwana bwaje ubwanwa wangu urabona se ibintu bitarabaye byiza ra kurida cyane rwose meze neza ubu uri kubarizwa he mwana wa mama Kigali mu Rwanda u Rwanda rwandiye iwanjye u Rwanda rwarakuriye u Rwanda rwandiye iwanjye uraza gusanga ari wowe inanga yaririmbye nuko rero inanga irakureremba ariko shyiraho ka kantu kawe ma ka kandi kawe papa babarira ahubwo twaye nangiye kuvuga nangiye kwivugira ku icumu ry'undi uryo kwivugira ku icumu ry'undi kandi nta mugabo uvuga undi buri mugabo wese yivugira ku icumu kwagera zerekana abakozi gamaze sabatse gituza cy'umunene yes bo ndemi wani center
ibyo byo nta singomba no kubibaza. Ese neruye nkasaba imbabazi, neruye nkabihindura twajyana mu bundi buzima, neye intambwe imwe nkasaba imbabazi, neruye can you forgive me, nkabiva mu butazongera, hoya nubyitaga twiko nashaka unyite n'akabandi, nakatiye impande ngwa mu gafote. Ye baba we mwaramukuze cyane kabisa ino mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ni umusore muto ariko utari gito mu buhanzi, cyane ko urugendo tugiye kuganiraho ndagira ngo ukumbuze abana b'i Rwanda. Uri umuhanzi kandi ntekereza ko udahanga byo kwigana, ahubwo ufite ubuhanga bwawe karemano wahawe n'Imana yaguhanze. Turagira ngo banze ubwire abantu ukuntu winjiye muri ArtRwanda, ukubita ubangura n'akantu gato gusa kugira ngo byibura abantu ukuntu ninjiye muri ArtRwanda. ArtRwanda ubuhanzi ni irushanwa rishakisha impano mu gihugu hose, mu turere hose. Twatangiriye mu rwego rw'uturere, ntangirira nakoreye mu karere ka Burera, turakomeza ku ntara, turakomeza ku rwego rw'igihugu. Nyine ubwo hose twajyaga najyaga tsinda, ntabwo navuga ngo no gukomeza bakumva ko wavaga ku karere utsinze ugakomeza ku ntara ugatsinda, ugakomeza ku gihugu semifinali ugatsinda, watsinda kuri semifinali ukajya kuri finali. Tuba muri bootcamp nyine turakora, aribwo igihembo cyaje kimaze kuza. Nyine ubwo tugira n'indi gahunda leta yadushiriyeho, nyine urayizi. Yego, yameza ngahe ingingo yatumye urasa umwambi ukawuboneza aho washakaga ko uboneza niyi ingingo watsindiyeho? Ingingo wari umuvugo, kwari ukuririmba, byari ibiki? Nari mu gisata cy'ubusizi. Yego, n'ubusizi, ubusizi n'ubuvanganzo. Ubusizi n'ubuvanganzo, ndi umwanditsi. Wow, mubi cyane. Yego, oya umuntu yahita akumva ikivugo cyawe, ibyo ari byose yahita avuga ati uko bimeze kose uyu muntu mise mwumva uwo ari we. Wow, urugendo rwiza kabisa, urarukora, uragenda ugera aho uhawe ikiganza n'abantu bakomeye mu gihugu cyacu, avuga ati wa mwana we ibyo wakoze turagushimiye. Reka noneho mu by'ukuri mbere yuko twinjira wenda mu bikorwa byawe, uri buze kutubwira nk'umujene wakoze ibyo bikorwa by'indashyikirwa, ariko tubanze tuganiriza urubyiruko barifuza gukora ibyiza kandi byabateza imbere. Ni nawo murongo w'igihugu cyacu. Hari abajya bitinya cyane cyane bakagira isoni no kujya imbere y'ibi byuma byacu bifata amajwi, akabitinya guhagarara imbere y'imbaga y'abantu akavuga ikiri ku mutima we akagitinya. Turagira ngo use n'utuganiriza byibura mu minota 10 ntakuvugiyemo, uduhera urubyiruko message. Ubundi iyo ugiye gukora ikintu ugikunze bigenda gute? Mu magambo make nk'inararibonye kubona warageze kuri ya rwego. Reka mbanze mbakumbuze, minota 10 urani nyinshi. Reka mbabwire, ndi gato cyane gafite ituza ko kadaterera ikigatunza, kutega yombi kakagutoza ntikaguteteshe, kakagucyaha utoye akenge kakamutuma, naho utuye kakagutashya. Tureke gucengana bucece, umuco ducigatira uducuma, ducoce ibyacu bucece, ducyaha abacirira uyu muco. Ururimi rwacu rw'ikinyarwanda rwinikiza hano mu Rwanda. Ururimi twarazwi bukuru ko mbona rutakaye ibihuru, dutaye iwacu turatanye, dushagaye ibyona n'ibyono n'ibidushushanya ngo ni amashyengo byadushitiye mu bushishozi. Mucyo ducungure dushishoza, dushumike ibyatugeza abashonje. Reka ubushyongore bw'ikosha gushomoke ku bakuru, buri mudidibuzo rw'imahanga ubazwa urw'iwanyu bure nacwa. Inyajwi ngombajwi byige neza ishobera amahanga, n'utwatuza imvuga kimwe n'imvugo kimwe bicangura ubyicekeho, ibisakuza imigani ntobi nzazame nguzazame birate hose iyo mu mahanga. Intimbi ntimbura buri teka iyo ndora ahantu gana mugenzi, uvuga kuvuka hano mu Rwanda ururimi rwawe waraguranye, urusha nabene rwo ku rugamba. Uvuga kuvuka hano mu Rwanda ururimi rwawe waraguranye, urusha nabene rwo ku rugamba. Ko rw'iwanyu ngo barutore bikagutera isoni ugatuza, ese ko nta gaciro? Dore ibyo wacu biradogeye turabitaye nk'iyagatera, tubuze ingendo tubuze injyana, turajejwe twarajijuwe.
garura bacu mu kinyarwanda. Erega sinanze ubucuti yemwe burya ubuhahirane ni ngombwa jya ubasogongeza ku musingi urusobe rwacu rw'ikinyarwanda. Tudati wacu dushaka indonyo ururimi rwacu niyo gakondo. Urwo twasanze twisanga tugisayuka y'urusoro rukadusanganiza isomo rukadusabagiza isano. Kurusenda n'ubusembwa ngo byifurebye twese umusanganizwa bavuka umurage twarazwe twese nemere wambikwa incocero nemere ucikwemo ibice ucwekera ucutswe naba ndi igicucu cyicurika bucuri gicumbagizwa n'inshuro ko mona wabaye umunyamahanga ugatubuhanga aribwo muranga umuranda agashina umufatangwe ntubyibukanya busa baratwawe baragiye uteye ikinimba ntiyikirizwa ibyo birashaje si iby'abajene mperutse kwiteretera umwari ndamutomorera biratinda ndamutaka bimwe bituje atereka amaso mbona aratumbye ati wowe utazi na kajoteme basi ntumenye na I love you you're still analogue kandi twageze digital nashidutse ntumva ibyo avuga disi nti basi mbwira imigani numva kuko ndumva yari mishaje araseka cyane rega ndamwara mbuze aho nkwirwa ubo ndasodoka ngeze hirya nyabangira ingata ntihatatanteza amabande nyuma duhuriye mu misango abazwa amasana aba nk'igisambo agaruka nsanga mu kinyarwanda ururimi rwacu niyo gakondo ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ruraduhuza tw'abanyarwanda rwibarutse inshinga kwanda yatubyara izina Rwanda igihugu dutuye tw'abanyarwanda indangagaciro ndi umunyarwanda yaraduhuje tuva mu mwanda turuvugirize twese impanda tuvuze ishyakwe ndetse n'impundu ikinyarwanda gihore gihinda tugiye umwanya nta muvundo Center Music Umwana Center mbo reka nkurogoye gato kuko ndumva ko umurongo wawe urafatitse nta nubwo ndi wukubazeho byinshi abantu barashobora kubyumva kandi nuza gukenera ko mwaganira telefone yawe ngiyi mu kiganiro kuko birashoboka ko hari umuntu ushobora kuvuga ati uyu muntu wamugira inshuti we naba afite inshuti y'umumaro kandi inshuti yamfasha we niba nsange mbatamike yego nukuri kandi waba batamitse ibyiza ngira ngo abantu bariho barumva bwa buhanga bwawe twahoze tuvuga mu magambo ariko no mu bikorwa burivugira urubyiruko rwinshi ruracika intege abandi bakaruca intege ati ibyo mugiyemo n'ubusazi ibyo mugiyemo nta murongo urimwo bo nicyo wambazaga ikintu cya mbere nabwira urubyiruko abana inshuti abantu bose badukurikiye abari mu gihugu n'abari hanze yacyo icya mbere nakumbuza abana kwitinyuka kujyana n'ikoranabuhanga biri gusaba mu mutwe kugira ngo dukore ibintu bigezweho ndumva ari ibyo ngibyo yego byiza cyane ikintu cya mbere ni ukwitinyuka kwanza ukwitinyuka kabisa yego umurongo urafatitse reka noneho turebe ibikorwa byawe uyu munsi ibikorwa byawe bigufitiye inyungu kandi nibyo wifuza guha abantu bakishima nk'iki gisigo cyawe umuntu wacyumva hari abantu usanga hari ibyo bakeneye kavuga ati ariko birasaba umutekinisiye birasaba umuntu amfashe ushobora kuba uri nko muri paruwase runaka wenda ukaba unazwiho imivugo ariko mu buryo butanoze kandi bikagutunga koko nk'uko turi kubivuga nk'uko tubibona ariko turagira ngo wowe uduhe urugendo rw'ubu buzima bwawe ese ibikorwa byawe ni ibihe ibyo wifuza noneho gusangiza abantu muri ibyo bikorwa byawe ni ibihe kugira ngo tugende tunagana ku musozo ntituze kuvuga byinshi kuko buriya amagambo avunaguye niyo akwirwa mu ruhago ariko uruhago uhereye yego igikorwa cya mbere mfite byose ni Center Music yego sinzi nawe ari kuyibona barayibona cyane kabisa Center Music amazina yanjye nitwa Umwana Center ariho havuye Center Music nyine ubwo nawe urabyumva Center Music ni urubuga nkoresha kuri YouTube channel nkarukoresha kuri Instagram nkarukoresha kuri TikTok ku mbuga nyinshi zitandukanye ushobora gushaka amazina yanjye ni Umwana Center mu gihe uri kumva Center Music bitari guhita biza icyo gihe urambona urugendo rw'ibikorwa byanjye rero natangiye reka mperaho natangiriye kugira ngo mbivuge neza nkiri muto cyane nize primaire niga mu kigo cy'abihaye Imana nakunze kwitabira cyane amarushanwa kwishuri uko bigisha imivugo ibiri mu bitabo nakuze mbikunda ngira amahirwe ku kigo cyacu habagaho amarushanwa ngaruka mwaka y'icyumweru cy'uburezi gaturika basabaga buri mashuri guhimba
byatumye bimfungura mu mutwe ntangira guhimba njya mu marushanwa atandukanye, ndakomeza njya muri segonderi njya mu marushanwa atandukanye, nkajya nsinda ahandi nkaviramo mu nzira ndakomeza. Ubwo nibwo nahita nsimbuka nkagera kuri irushanwa rya ArtRwanda.Ubuhanzi. ArtRwanda.Ubuhanzi nayigiyemo nkandi marushanwa najyagamo, ku karere ndatsinda, ku ntara ndatsinda, ku gihugu ndatsinda, kuri finale ndatsinda. Ndanabishimira Imana kabisa. Byiza cyane kabisa. Noneho nyuma yaho ngaho muri ArtRwanda nagezemo, batwigisha gukora imishinga, batwigisha kubyaza impano zacu umusaruro, batwereka uburyo ki twazicuruza. Ibyo byose ndabimenya. Ubundi abantu bazi ko imivugo ari ibintu bivugwa mu bitaramo gusa bikarangira, ariko burya siko biri. Ubu ngubu twe twatangije gahunda yo kujya dukora ibisigo. Turavuga tuti ibisigo ubundi nibyo biba bibitse ubuhanga bwinshi buhambaye. Turavuga tuti noneho reka tureka kujya tubyandika mu bitabo gusa, tujye tubikora no mu buryo bw'amashusho, amajwi ajya hanze ari kumwe n'amashusho, abantu babone ibyo dukora babikunde, tubikore mu buryo bigezweho. Ubwo nibwo natangiye gukora ibisigo bivanze n'indirimbo. Ndi umuhanzi, nkaba umwanditsi, nkaba byose kabisa. Buriya n'ibintu kintu bita amakomedi iki n'iki, ku bantu bakina amakomedi buriya ushobora kuba urabandikira. Ndabandikira. Okay, yego. Ubwo nirwo rugendo rwanjye. Ndavuga nti reka nshaka uburyo bwo kubicuruza. Ncuruza ibihangano byanjye rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo za Boom Play, Audio Market, za Afrochat, za YouTube. Aho hose ni ahantu ushobora kujya ugasanga ibicuruzwa byanjye birahari. Ari byo ndi gupanga no gusohora igitabo mu minsi izaza. Ubwo urumva kuri Amazon naho nzaba nagezeyo. Byiza cyane kabisa. Ndumva rero nuko bimeze. Kugeza ubu ngubu maze gushira hanze igisigo gikozwe mu buryo bugezweho bita ikinyarwanda hanze. Ni igisigo nabonye ko kiri kwakirwa neza, nkurikije n'ukuntu abantu na feedback ndi kugenda nakira ku bantu. Ibinyamakuru byinshi babimereza feedback, banyandikira n'iki bambwira bati courage, n'abari kucyumva nzi ko bari kumbwira bati byibura. Ni n'igisigo cyamaze kwinjira mu nteko y'umuco n'ururimi. Ubwo bivuze ngo sinzi ngo hagiye kubiki, hagiye gushya. Nuko rero niko bimeze. Yego. Nshishikariza n'urubyiruko rero narwo rwifuza gutera imbere. Bivuga ngo nturuka mu cyaro iwacu se ni oya, nzavuga ubutaha. Icyo nemera cyo nuko abanyarwanda mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukunda iby'iwacu. Nayo mpamvu twicaye muri uyu mugenderano. Murabona aka gaharuro turimo karaturuka mu muhanda munini kakagenda rwose kagana kuri paruwase. Murumva muri background yacu hari n'amajwi meza y'abari gushengerera Imana. Aka kagenderano rero ibihugu bikomeye nk'ibyo ngibyo ngo byateye imbere ntabwo utu tugenderano duhari. Niyo mpamvu umusizi wacu ariho twifuje ko tuganirira nawe, kandi nawe yabyubashye n'iby'iwabo nyine, bose bakomoka mu cyaro. Nifuje ko twazajya tubazanira na video z'iwacu, tukabereka mudamu w'iwacu ari gusoroma imboga ahetse umwana, tukamwereka uwikoreye udukwi, tukamwereka uvuye gutashya, gutyo utuntu nk'utwo, kugira ngo nyine mukomeze mukumbure iwacu. Yes, iwacu sha, iwacu wamfura we, iwacu ahandi wahanganya. Tugiye kugana ku musozo, kandi mu by'ukuri ibyawe birivugira. Niyo mpamvu navuze ngo ibyo kukubaza ni bike, ariko duhe ka experience gato, kubona umuntu uva mu cyaro agenda agakora mu biganza by'abantu bakora mu Mbuto Foundation, projet y'umudamu w'umukuru w'igihugu, akamukora mu biganza. Duha urwo rugendo, tubwire feeling zibamo kugira ngo urubyiruko rwacu turukumbuze. Kugira ngo ubyumve biragoye, sinzi n'ukuntu wabisobanura. Ibintu byinshi biza ari nk'inzozi. Yego. Kuko hari ibintu uba wumva ko mbere nanjye numvaga ko nyine bifite ba nyirabyo bazabigeraho. Nubwo nabikoraga ariko numvaga nyine ari nko guherekeza abandi. Ariko kubw'amahirwe mbona
ubona birashoboka mbona ikiganza cyawe birashobotse rwose ikiganza ari ibyo bintu ni sawa umva ku byumba ngiye byarangoye pe ego kabisa nabonaga ndi kumwe n'Imana nicaranye n'Imana oya ni iby'agaciro convention center nyinjiramo ndayijagajaga iki niki nanjye ntungwa n'amafaranga y'igihugu yes zigiye banyitayeho ako bamugani abapeti bose bo muri ArtRwanda ntabwo banza tutanabashuhuje ku Mwana TV basuhuze mu Gacaca TV show basuhuze kabisa hako nawe urabazi Imana abaca baba abantu ndakeka umbona akibona isunza hitamenya umuntu wese winjiye muri ArtRwanda kabisa mugeze ku rwego rw'igihugu yaba semi final yaba final akibona isunza hitamenya ari wowe umuntu uri sociable muri wowe muto wari urimo n'undi mwana witwa Epiphany oya barimo nuko abandi harimo akana bita umuhoza muri Ange surakazi nyango ni mugufi cyane ariko umugufi wari urimo cyane ni Epiphany oya bamwita ntuza abamwita muri Ange bamwita Mari ni umukobwa nawe umeze neza kabisa nawe ndamusubije yego ubushiti wanjye byiza cyane harimo bari benshi rega ntabwo bose wabamenya nibyo harimo benshi bari benshi byiza cyane ngira ngo urubyiruko turarukumbuje ariko mu gihe tugana ku musozo wenda hari icyo wumva gitsika umutima wumva wakongera ukatubwira tugana no ku musozo ikintu nababwira kindi ku mutima icyambere ndabakunda ikindi abanyarwanda nibasura imbuga zanjye Center Music Umwana Center bakurikira ibihangano byanjye n'abanyamakuru rwose ufite byinshi byo kubwira urubyiruko byinshi byo kubwira urubyiruko hari numva yatanga support dore ako kitwa dore imiryango irafunguye ako kitwa dore urugendo tubamo rukenera ibintu byinshi habamo abakameramani habamo transport habamo kugira ngo umuntu akore ikintu kiryoshye gikora ahantu heza gihereza abanyarwanda habamo ni ibintu byinshi hari ushaka kuba yumva umutima we rwose hari uko umukomanze ni karibu ikindi abanyarwanda ntibampe ibiraka mu bukwe bavugira imisango ariko buriya ntabwo bizira imisango wamfura mbabereye musimba ndabifite byinshi byo gukora ariko wa mugani ikora akantu kameze nko gutangira ubukwe twumve oya reka tubireke reka mbazaze kubabwira ni nihurihunda umuharuro umuhora w'amahoro by'Uwiteka Imana bibane namwe mwese igitondo cyiza cy'urukatsa n'umwaka mwiza w'ibyishimo aho dusasandura tudasabanya mukaza gusanga ari sati ya mwiza gusa ega nanjye nakwigiyeho nabyumvise yego komeza urwo ruhanga ntabwo rwaba rutsindagiyemo ubusa ikindi nshishikariza urubyiruko ni rutinyuke rukore yego aho hari hose mu bice byose arimo gukora cyane nibyo bizamugeza aho agomba kugera kuko nkanjye ahantu nkomoka byatangiye nta munyamakuru n'umwe nzi nta studio nzi ahiri nta n'iki nzi ariko ubu ngubu abantu mu gihugu tumaze kumenyana ibyamamare tumaze kwicarana ni iby'agaciro merci nanjye twose twicaranye ndishimye kabisa ngaho reba kandi twatangiye tuziranye none turicaranye ni ukuvuga ngo rero ikindi navuga ababyeyi cyangwa se buri muntu wese yaba umunyamakuru yaba umubyeyi nafashe umwana impano iyo ari yo yose ahantu ayibona yego nayifasha nta kintu atitangira itama bayisunike pe cyane ko ubu impano nizo ziri kugabura cyane kurusha n'akandi kazi kose kari ndumva ntabikubiyemo na ariko dore aka kanimero twakanditse neza dore mugire dore bagende baragira tugire kugira ngo ngire ibigize bagende baragira turagushimiye cyane by'imvamutima kandi uri inshuti yacu y'akadasohoka n'ikindi gihe ni ukuri nitwifuza ko tuganira uzadukundire nanjye ndabashimiye cyane nshimye umwanya mwampaye nshimye
kuba mugiye kunyereka abanyarwanda merci ni iby'agaciro n'abandi nibagire gutyo yego yes iyo ntero nibayikirize pe nibyo kabisa none ikindi ntasoza ntavuze abantu bari kudukurikirana nibarebe nibakande subscribe ku Mwana TV bayikande ku Mugacaca TV bayikande kuri Center Music baduhe comment badusangize ibitekerezo ariko yego nukuri byiza cyane baduhe like nibabona tunayikwiye yego kugira ngo ibyo dukora se ko atari bibi byo dukora ko atari bibi ntago twazana ibibi mu banyarwanda twazana ibyiza wena naho twatsikira batubabarira bose ko turi abantu niko ndiko biri turagushimiye ubyumve ngo tubikuye ku mutima turagushimiye cyane tubashimire namwe inshuti zacu zakadasohoka Umwana TV tubashimire cyane kandi tubifuriza amagara mazima ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha mwinshi kiganza cy'Imana ni kiganza gikomeye Imana ibe mu byanyu namwe mube mu byayo nitwa Emmanuel Kanani kuri kamera nari ndi kumwe n'umuhungu wanyu mukunda cyane inshuti yakadasohoka bene Imana